Kasani. Reka uri kumena amatwi. Nukwigimana Joseph wenda kwigizereka mubwire. Mama ya basi reka mubwire. Reka bari jewe ujugunye muri aya mazi gusa. Hariya murajyana cyane. Simba shaka nje. Kasani. Joseph wabari we. Ese reka maze kubaze we nagusabyara. Urambaza iki? Njyana nandi gisabyara. Nina nimanda kubwira ngo wambabariye basi ibukuye umwana basi umva nawe murajyana umva mubwire reka kubwira Jose wambabariye kuko ukagirira atasiyo ceceka wowe ubana n'ubumuga urabizi urakubyumvise hano wari umwana muto ugomba ubundi uranduzi urakubyumva neza look at me si aragenda afite amaguru aragenda ubundi ubona yakwemera ibyo nagushakaga unarabonye nta kintu kimwe gushaka we na kino cyana cyawe mu mano ubu nabwirwa n'ikiko cyo kitazamera nkuko ikosa rya mbere yakoze no kuvuka ari igikara nkavuka ndi inzobe reba we uri kubyumva neza rero ariko muzereka basi sinanawe gusezeranije cyakoze kiri bagamizi zose zirabaye cyakoze oh my god umva mbwira ungiye uno nanakubuza reka nkwereke ikintu ngiye kujya nzenguruka umujyi mbaza uti umeze gute turi kumwe nge nawe wow shaka ngumishaho wakize hasi reka mubwire sibyo banza mfashe ukuntu bimeze ndajya mpura ku mazi buri munsi ndajya ndya icyo nshaka imitungo sitwayegukanye byarangiye urwo kintu cyo gukora ngiye kubanza kujyane Dubai mwereke Dubai abaramu barabyindimi buri kintu cyose wari warashatse nabi uriya mukecuru mwasohokanaga hehe cyane ntabwo wari ugisohoka ntari gusohoka gute se ndakira ko najya gusohoka nkumva ikintu kimca cyakagura ngo nagusika urabicece byahebeze ngo byari byararenze kubi bicece se mwararanaga ako ntacyo none ikibazo yagonaga ukajya ngo ni scanner kumanuka muri nyuma waragowe ariko debera ibyanwa ako pucubisha wow sheri yakoze kamubwiza ukuri ngiye ubu ngubu buri munsi urajya upfumbata umvumvasa kamarayika umva none tubyina n'indirimbo neza wow ubyivuze ubu yase uriya mukecuru buri yashoboraga kubyina rikata najya gufata no nkumva ni ikirunga ndi gufata cyishimishije turiyegukanye neza nta muntu ubijemo akushakira mbabaje ukuntu ngisunitse mu mazi gutya nawe ndawizura kabozi yagiye nta nuzamubone icyo nzicyo tuyegukanye gikomando natwe rero sheri tunigendere zamara tangaza reka nzishyire mu ziragukwira byihuse cyane wow mana sumoye waragiye yesha ndimwijura ariko Raki fata ngurura mwana wanje mwana yanjye ishimwe ngwino hano
Sheri. Karame sheri. Ibyo wansabaga simbirangije. Ndeba ariko nanjye ko natuje. Ubu tuza. Sibyo? Ni wewe mugore muri mu rugo. Usko numva nta n'ikibazo na kimwe mfite. Wakigira gute se turi kumwe? Ni wewe mugore muri uru rugo wisanzure buri kintu cyose cyemerewe. Mbega ahantu heza we sheri. Uriya mugore yicaraga mwaha ukumva ufite umuntu mu bintu byawe. Cyangwa umva gufite inyamaswa. Nyine okay sinavuga ngo ni inyamaswa. Ariko asa nabi. Ikibazo nyine si ugusa nabi ahubwo ikibazo cye buraba mugabo ke niko gambangamiraga byata. Natebera uri kugendera n'umuntu mugiye gutembera muri kariya kagare. Nagendaga naba nibereye mu bantu nkabona ramamaga nose ngo ko nshaka gusohoka nkajya hanze. None se uzugo abakozi tumaze guhindura hanga. Buri mukozi aza akavuga ati wapi, buri mukozi aza akavuga ati wapi, ntago biri bukonde. Ahubwo ngiye cyo nabonye reba muri frigo narebye nsanga ibintu byashizemo. Niyo mpamvu ishati nabona yari itangiye kutakigufata nta nubwo yakwitagaho ariko ngo ubuze ikintu cyambere ndibukore. Frank rafite. So ni ikibazo. Ndabanza ngiye muri supermarket. Ndajya kureba buri kantu kose. Nabonye n'inyama ntazo twebwe rero tugomba kurya ne. Ubundi tukajya dusohoka kandi bambwiye byibuke next week. Meze gute? Ntabwo washa kugenda. Wari warohamye se? Bakuneze mu mazi? Ubwo ni bande? Ntabwo ushobora guhagarara se basi? We ntabwo mpagarara amaguru ntabwo agenda. Babavunnye se? Amaguru yaramugaye. Amaguru yaramugaye. Ubwo abantu ni bande bakujugunye mu mazi? Ibyo ngibyo nabikubwiye nyine ngo wisanzure nk'umugore ntugire ikibazo buri kintu cyose uracyemera wanga. Wowe ugenda urebe muri frigo uvuga uti dukeneye ibi nibi ushyira ku gapapuro ufata amafaranga ujye kubizana. Cyakoze aho njyama. Niba ndi bubyuke. Waryamana nawe kuko ukabyuka. Reka mwerekane akantu utaruzi. Sakarenze ko ndi mu nzu nziza nakaye. Sheri nawe rero ugira udukoryo twinshi. Ibi papuro nibyo biriho imitungo yose ahifikagira. Uzi ko navugaga ntarabona? Iyi nzu ibipapuro cyayo reba ahubwo uretse ibi ni ibibanza bibiri. Kumva uri kubibona? Reka wowe saje wari ikintu wari wabona se? Ntamufate uretse iyi ngiyi ni ikimodoka ukora taxi voiture. Nanjye ariko urayitungurira imodoka. Aze ikibazo ufite ni iki? Nakongera kugenda n'amaguru we. Ahangaha ni noza na akantu kaga company mfatanije n'undi muntu ariko urabona ko ni ngiye ufitemo imigabane ifite 25. Ufite na company? Yes. Ariko mbega Imana ngira 26% ni ibyanjye. Cyakoze cyo kamubwiza ukuri. Nawe humura ugiye guteta. Ubundi wajyagwa nyine urara wumva umeze nk'ufite imbeho ntumbone gutya. Nesuri yamuntu yakwegeraga buriya. Oya ngo sinkubone gutyo. Ongera umbwire ngo sinkubone gutyo. Reka nkubaze uriya wamupfumbata ariko njewe mfata ari ukumfata. Mu mizo ya mbere naramupfumbataga nkumva nta nubwo umubasha rega ndeba. Njewe wese sibyo. Oya humura. Bana ndi bakujugunye mu mazi. Ni umugabo wanjye. Umugabo wishakiye.
umugabo wanjye wanjugunye mu mazi ari kumwe n'indaya. akuzize iki? Arashaka kuntwarira imitungo. Yanjugunyemo njye n'umwana wanjye niba hari ibikoze kubera ko nari nzi koga kera. Nakururutse ndakururuka. Ihangane bajya bavuga ngo utazazira narashatse azazira narabyara. Ariko umva ikintu usabye uruwinaze. Ndiho nduwinanga sinzi ukuntu mnanye Babarira ufatire umwana. Akwinyize babarira ndokora. Urumva ntabwo nagusiga hano n'ubundi. Umutima hari abantu dufite umutima muzima sibyo? None reka mbaje nkuri umwana hano ku kagare nkwicazeho mbona ukuntu nagufasha nkuvana hanga. Ojeho kintu kiziriko. Iki kiziriko. Ikisa nicyo umukujemo. Nicyo nakuruye kugira ngo nzende nabuze ukuntu nazamuka. Ubwo bivuze ngo yaje abatanamo n'umwana. Yaje dutanamo n'umwana. Oya humura nta kintu aba. Humura. Ana yanjye umugabo noneho ko mbona ari inyamaswa ara. Wetse gakeya ngufashe ma. Ubu nta gushinga na gakeya. Gushinga pe. Gakeya wetse gakeya utabasi nta kibazo. Geno ngurura ma. Yo, barayaje. Yo. Ako namaguru yawe. Yo. Namaguru yawe. Ayo tata we. Ihangane uraza kumererwa neza. Yo. Ngwino mwana wahizire. Erega yagize n'ubwoba yatinye pe. Yo. Musana kana nta kintu cyo kabaye. Nta kintu yabaye. Urabizi neza. Uretse gutitira gusa. Ndumva rero turi buvano tukahita tujya kwa muganga tureko nta kibazo wagize sibyo? Yo, urakoze pe. Yo, mfite imitungo pe nzayiguha rwose. Nzakwitura n'ukuri kw'Imana bingurikiranire. Ubwo twari tumaranye dore imyaka hafi 8. Icyonzi cyo ni kimwe nuko tugiye kubaka urugo rwiza. Sibyo? Wishime, utete, wiyongereye ibiro nka bingahe. Sibyo? Akwe ntago zabyuba cyane nyine Yishije akabataye. Ubyo wantana nta mushinga urimo. Nanjye niko nikunze. Ngaka umuntu aterura itabana telefone. Uko umuntu asinzira Ibyo. Siko umuntu yareba filime agutereye kurya mpaka irangiye. iyo atantunanirwe sibyo. Ariko nakira kintu. Osheri. Turajya mu cyumba ryawe. Umurava turajyayo. Umuntu ushaka tujya mu cyumba. Ndumva nangiye kukonje. Rahira. Okay. Byoroshye. Urashaka ko tujya mu cyumba tumeze gute? Niba mpeka. Niba unterura. Nyine gerageza ujye ukora utuntu dutandukanye n'ibyo wakoraga kiriya gikecuru. Nanjye nyine numve ko tumwe nawe kandi wumva tuje uko unyegereza buri kanya. Ajya wumva. Ako sinako nasa neza. Ngare uburyo nyine ntwara nezerwa nyine ku buryo. Ushaka gutwara gutya se? Nyine ntwara uko wumva uko ubona wowe utabangamiwe. Ntabwo nshaka kuzakubangamira na rimwe sheri. Reka kugira. Ndagwa! Ndeba mukunguka. Sheri, mwana wengezayo muri. Ndakuryama. Oya nida.
uraza kumera neza amaze kubona n'inzego z'ubutabera muhagarare hano si hano yego nahangaha ko aba ari kumwe n'umugore wese hari ubwo ari bubitabe ahubwo ari kumwe n'umugore mugende mucariye bangahe ari kumwe n'undi mugore turebe ko hari icyo basatana hari aho ndi muryango mugira umuryango uri inyuma hano uwo muntu ukomanga dore ngacyo ninde fani niwe wari gukomanga gutya se hari icyo kibazo se ikibazo birakireba kimenyesha uriya muntu uramuzi umuzimu nyine naje ndi umuzimu mwari muzi yuko ibyo mwahoreye hariya mu mazi muzi yuko napfuye n'umwana wanjye mu mazi yahe ayahe mazi uri kuvuga ayahe mazi ayahe mazi ahubwo twari twarakuze tutari tuzi ahantu uwagufashe gutyo ni iki cyawe mu hano mazi yahe uwagufashe ni iki cyawe hano ibikorwa ntibyigaragaza ni iki cyawe si wari warabuze wandanye we reka nkubwire ese wimutuka ngo ni indaya ntabwo ni indaya kuko reka nkubwire ni indaya kuko yaje mu rugo rwanjye waje mu cyuzuye we waje mu cyuzuye utamenye ukuntu cyasa none se wowe wari utwa tuzi uri mu biki si undi ugenda ukasunika n'uwahe asunikira umugore wahe ubundi asone uwahe uyu nguyu arakuruta inshuro ijana arakuruta uravuze ngo umugabo wawe yego arakuruta inshuro ijana kubera ko nawe wanyujije mu mazi n'umwana wanjye igihe umujugunya he yari aho wari waragiye kuraya ese umuntu ujya kuraya uri ufite n'ubumuga bumeze gutyo umwana wanjye rero naramubuze utangorera ku mwana nkakwica utangorera ku mwana nkakwica dore ukwasi dore ukwasi wari uzi ko umwana wanjye apfira mu mazi ariko apfira mu mazi yayo umwana utamukora kuko nawe bita muri urwo ruhara mene umugabo wawe uri kubwira umugabo wanjye gute warandaye mu mazi kari kazi yuko gatorotse ko gatoroka zigashikura muntu uza mu nda dore uko gasa wihaye ukuri afite ibindi bintu byo kuvuga wari uzi yuko imana yo mu ijuru itaza kureba umwana wanjye nawe kugira ngo turarokotereza basobanukiwe we nibi abaracyari bababwiye ukagenda usize iki ukagenda usigaranye kurikira sheri wa ugende wo gatsirwa nyine tugende urahazi wowe uzi n'ukuntu hubatswe wo gatsirwa n'imana we